we all jacked up inside. Uduhinduruye yaba byashobokaga gukuraho rido ikingirije imitima yacu, buri wese afite ikintu kimwe cyangwa bibiri kimubereye umutwara aka kanya. Nobody got everything figured out. Nobody. Buri umwe muri twe afite ikintu gituma azenga amarira mu maso yagitekerejeho akanya gato. Umwaka wa 2023 ushobora kuba warabaye umwaka muremure kuri wowe, ariko ikikwereka ko wakuze ni ingano y'ibiro byari bikuri ku bitugu. Ni ibibazo n'ibigeragezo wanyuzemo. Iyo tunyuze mu bibazo, iyo tugeze muri bya bihe ijoro riba rirerire, hahandi ikirere gihinduka umukara, utabasha kubona neza imbere kandi nyuma naho hirya no hino naho nta nzira, twumva turi kure cyane y'imbabazi n'urukundo rw'Imana. Ariko uyu munsi nje kukubwira ko ibyo wanyuzemo byose umwaka ushize n'ubu kinyuramo, Imana yari kumwe nawe isegonda kurindi. Sinzi niba unyumvise neza. Kado irenze izindi, umugisha uruta yindi uzagira muri ubu buzima, uzaza ufunitse mu bikarito by'ibibazo, ibigeragezo, umubabaro n'intimba ikomeye. Kugira ngo ubashe kugera kuri uwo mugisha, bizagusaba kubanza kunyura muri ibyo byose. Kandi aho ibera Imana ikubwira ubunini bw'umugisha yenda kuguha, ariko ntikubwira ubunini bw'ibigeragezo uzacamo ngo ubashe kuwugeraho. Oh, I will let that one sing. Because he knows if he told you all the crap you will have to go through to get the blessing, you won't even show up. You won't even show up. Izi neza ko ikubwiye ibibazo, inzira y'inzitane, umubabaro uzanyuramo ngo ubashe kugera kuri uwo mugisha, ntabwo wabyemera, ntabwo wayemerera kujya aho igutumye no gukora icyo ishaka gukora. Uyu munsi nje kugusubizamo intege. Wowe umwaka wa 2023 utahiriye na gato. Wowe wari ufite byinshi wifuzaga kugeraho, ariko mu bintu 10 wari ufite kuri list, nta na kimwe cyakunze usibye kuba ugihumeka gusa, nta kindi washimira 2023. Washakaga maybe gutangira gukora sport, ugatangira kujya kuri taye, shape yawe ukayishyira ku murongo. Washakaga ko ibibazo n'amakimbirane biri mu muryango wawe byakemuka, byifitanye n'abana bawe n'ababyeyi bawe, ibyo fitanye n'umugabo wawe n'umugore wawe. Washakaga kubabarira, washakaga gutangira business, washakaga gutangira ishuri, wifuzaga school admission, wifuzaga visa, wifuzaga ubukwe. Ni byinshi wari ufite kuri list, ariko nta na kimwe cyakunze. Uyu munsi wowe wagize umwaka utaragenze neza, 2023 yabereye ndende, nje kuguhumuriza nkubwira nti umugisha uruta yindi yose muri ubu buzima uzaza ufunikishijwe ambaraje kado y'ibibazo n'ibigeragezo. Ndakwinginze komera kandi ukomeze. Mbisubiremo, umugisha uruta yindi yose Imana itanga uzana n'ibibazo birenze ibindi byose wigeze kugira. I really don't know any marriage which is good 50 years down the road and it had nothing but happened. Nta marriage nzi ngewe nziza y'abantu bamaranye imyaka irenga 50, ibintu byose byaramata n'ubuki, nta kigeragezo kibaremereye byabasabye kunyuramo. Ntayo nzi. Wowe niba uyizi mbwira. Iyo atari ikigeragezo cyo kubura urubyaro, mubyara umwana ufite autisme ndakwibutsa ko ari indwara idakira, ni ikintu ubana nacyo ubuziraherezo. Bitabaye ibyo byari ubukene wenda gucana inyuma. Marriage nziza kuri iyi si ucukumbuye neza uzasanga hari umusaraba uremereye byabasabye kwikorera. Nta business nzikomeye uyu munsi itarahuye n'igihombo, habuze gato ngo bafunga imiryango neza burundu. Niba ugira ngo ndabeshya, baza Tesla yabuze gato ngo ihagarare burundu, ibure byose aha n'imbere y'imyaka 2 gusa, ngo bimwe muri company za mbere zikora amamodoka ya danje ari electric. Jya kuri Google nawe ukore research, urebe company zikomeye cyane ziri ku rutonde imbere hejuru cyane muri iyi si, urebe ingano y'amafaranga bahombye mbere yo kugafata mugani w'imvugo y'urubyiruko. Nje kuguhumuriza because some of you are about to give up, yet you are on the brink of the greatest breakthrough of your whole life. Benshi muri mwe murenda kubivamo, mumanitse amaboko, mucitse intege, musubiye inyuma, nyamara mwari hafi kugerayo. Wisubire inyuma, ndakwinginze, wisubire inyuma, uri hafi kugerayo.